dusome nyuma yabwo tubone kuganira yego ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cy'Abami ba mbere gice n'19 ku murongo wa 7 turagera ku murongo w'9. 19 Abami ba mbere ku murongo wa 7 turagera ku murongo w'9. Haravuga ngo marayika w'Iteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana. Ku murongo w'9 agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Urakoze. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho aramubaza ati Eliya we urakora iki aho? Twongere dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ndasoma ahantu hatatu. Yeremiya igice n'15 ku murongo w'16 haravuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Turangirize mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 4 ku murongo wa 4. Matayo igice cya 4 ku murongo wa 4 haravuga ngo aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Reka nsubire muri iryo jambo. yego aramusubiza ati uwo ni Yesu wasubizaga umwanzi. yego Ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. amena Yesu ashimwe. amena Numvishije ibyishimo byinshi yego muri uyu mugoroba. Nishimye ndanezerwa, numva ibyishimo mu mutima, yego kandi nishimiye n'uyu mwanya twahawe kuganira ijambo ry'Imana. amena nazaga numva twagiraga umupasiteri mu Rwanda witwa Masasu. Nibaza kuvuga ngo ntazaryoherwa n'amafaranga y'umushahara, ngo ariko bazaryoherwa ngo cyane ngo n'amafaranga ya misiyo. amen Frede misiyo kuko ni amafaranga uba ubonye, mbese ni ikiraka. Naje nanezerewe, nabonye ikiraka. Mumfashe kunezerwa. amen Kuko ikiraka cy'uyu munsi ni ikiraka cyiza naronse. yego Sinari nteganijwe ku mvugabutumwa, kuko sinari kuri gahunda kuko mubibona, ariko n'umwanya nabonye ndawishimira. amen amen Ubwo nateguraga inyigisho natekereje amagambo menshi. yego Reka ngaruke kuri iri jambo. Inyigisho twigishije ubushize twasomye ijambo nk'urufatiro rivuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Mbese butarira dukwiriye gukora imirimo. yego
ariko ayo magambo ndacyayafite ni menshi muri nje ndategereje igihe iki ni ikiraka nabonye ariko si akazi sinda umwanya wanje uracyahari yego ikiraka tukibyaza umusaruro kuri uno munsi amen nifuje kuko tuganira ijambo ry'Imana nk'ibyo kurya ibyo kurya biza bikuza umuntu mu nyigisho za Bibiliya zavuga ngo umubiri w'ubutaka yego uzutungwa n'ibiva mu butaka naho umubiri w'umwuka azatungwa n'ibiva mu ijuru yego reka iyo turya tuzi ibyo kurya bitugirira inyungu nyinshi tuza turya tugasa neza tukabyibuha yego tugahaga umuntu wariye azabyibuha akabyibuha agahinduka ishusho nazaga mbona inka mu biraro muki ziza zihinduka niba yari inka y'igaju iyo yariye ubwatsi bw'imihiri ikabyibuha izihindura ryabara igashaka kuba igaju ryaka cyane rimeze nka kujya kugitanga yego n'umuntu nawe wariye neza akarya ibyo kurya agahaza umubiri we uracya gasa neza akabyibuha akaba munini cyane hano muri Amerika hariho abantu bariye barahaga cyane baruzura bakaza basigara noneho babasunika mu tugare ari nta yindi ndwara arwaye ariko yarariye ibyo kurya byinshi bitunga umubiri yego muri izo nyigisho zikavuga ngo umubiri w'ubutaka ngo uzurya ibivuye mu butaka mbese n'uyu mubiri wacu twambaye niwo ntanzeho urugero yego ngo naho umubiri w'umwuka urya ibivuye mu ijuru niwo tuzugaburirwa ibivuye mu butaka hariho umuntu wavuze ngo yigishaga abantu hejuru yo kurya aravuga ngo kurya ngo uzurya cyane ngo ukwiriye kurya cyane iyo ngo umaze guhaga yego ngo nturekeraho ngo ugasubire ukongeza ukarya cyagihe ngo umaze kugira agasesemi ngo ukihangana ugasubira kandi ukarya ngo iyo umize nka kabiri ngo uzugera ahantu urinda ngo ntube ugatimba ngo ntube ucumva isesemi ukagumiza ukarya gusa kwaho ugitangira izo ni seminari yatangaga ahantu twari dutuye urabona abantu baba ku gatorero bakavuga ibintu byinshi kandi uwo muntu nawe yari munini yararyaga cyane yaratubwiye ngo umunsi umwe ngo yariye ibigori ngo 30 numva umuntu wariye cyane noneho urwo iyo ni uburyo bw'urugero ntanze mu buryo bujyanye n'umubiri uyu nguyu umuhanuzi reka nturuke kuri Eliya yari umuhanuzi mu gihe cyiwe ariko igihe yagendaga i Horebu Imana si yo yamubwiye ngo nagende i Horebu hari igihe Imana yamubwiye iramutegeka ngo nagende aje ku kagezi kitwa Kereti ngo ako kagezi azanywa amazi yacyo kandi Imana izategeka ibikona bizoba bimugemurira ajayo anywayo y'amazi bisiga bikamugemurira umukate n'inyama mu gitondo na nimugoroba abahahandi ka kagezi amapa cyanyemo ka kagezi karakama gakamye Imana yongera kumubwira ngo baha
ujiseripata aho nateguye uzagutunga mu minsi y'amapfa niho yabaye kwa wa mupfakazi biratura igihe gishitse amapfa agiye kurangira imana irasiramubwira ngo baha ugende uje kwiyereka umwami Ahabu yego Eliya aragenda aza kwiyereka umwami Ahabu kuko ijambo ry'Imana ryamutegetse ariko se mu magambo magufi kuko nihuta bitewe nuko ko ndumva mfite amagambo menshi ariko muri ayo magambo menshi reka ngaruka inyuma gatoya ntange urugero iyo umwana akunda gutanga urwo rugero umwana ukiga kurya nyina azamugaburira akanga agashaka kurya wenyine ariko iyo amuzibukiriye ibyinshi n'ibyo azamena hasi ariko bikeya akabirya kandi biyariye bizabimugirira akamaro nanjye ibyo mvuga byose nibura aho gusigarane akajambo gatoya muri ayo yose yego Eliya ubwo yumvaga inkuru y'umwamikazi Yezebeli amutumaho ngo ejo ngo nk'iki gihe zaba amaze kugira nk'uko wagize ingabo za Baali n'Asheri yego Eliya ntiyatekereza imbaraga z'Imana zamubashishije gukora bya bindi byose Eliya arahunga aje i Horebu ariko Imana itabimubwiye nariko nsoma hariho ibintu umwami Dawudi yakundaga agakunda kugisha Imana inama murabizi Dawudi yasizwe amavuta isafari zitatu isafari ya mbere Dawudi yimikishijwe amavuta n'umuhanuzi Samweli yari umuhanuzi kandi yari umutambyi aragenda aza kwimikisha Dawudi amavuta i Betelehemu Dawudi yari mu ishyamba iyo ngiyo amwimikisha amavuta mu ibanga ntagira umuntu uwo ari we wese ubimenya keretse gusa aho mu muryango wa Yesayi Dawudi rya jambo byose iwe imirimo yose yakoraga iryo banga yari aribitse muri we igihe yahungaga Sawuli akaja mu butayu mu ishyamba yarashitse umuryango w'abayuda umusangayo uramubwira ngo turaje kukugira ngo tubere umwami yego ariko Dawudi yarazi ryabanga yuko yimikishijwe amavuta kuza umwami w'Isirayeli yose Dawudi icyo yakoze yaravuze ngo mureke mbaze Imana ahamagara umutambyi wari uri aho amusaba ifodi arayambara uwayambaraga wese yarahanuraga amaze Dawudi asiguza Imana aravuga ngo ese mbe umwami w'umuryango w'abayuda Imana iramusubiza ngo yego arasubira abaza Imana arayibaza ngo ese ko abayuda bafite imihana myinshi imidugudu myinshi je muwuhe mudugudu Imana iramubwira ngo nagende i Hebroni ageze i Hebroni wa muryango w'abayuda bamwimikisha amavuta kuba umwami w'umuryango w'abayuda izo ziri safari zibiri Dawudi yimikwa kuba umwami yasigwa amavuta nako yego isafari ya gatatu ni igihe Sawuli amaze gupfa Isirayeli yose irahurira avuga ngo ninde watuyobora akatubera umwami bose bimezanya kuko ari Dawudi yego baragenda bamusanga i Hebroni baramubwira ngo twabonye kuko ari wewe ugomba kutubera umwami watujanaga ku rugamba tugatabara ukadutabarukana Dawudi ntiyemeye ariko ngo yongera kandi kugisha Imana inama yambara ifodi agisha Imana inama arayibaza ngo ese nibyo koko mbe umwami w'ubwoko bwose bw'Isirayeli Imana iramwemerera yo Dawudi nicyo gituma Imana yamukundaga kenshi yakoraga ibintu byiwe yakeneraga kumva ijwi ry'Imana
reka mvuga kandi kajambo kamwe muri buki gihe yari yarahunze akiririya mu ishyamba igihe yatabaranaga n'abafilisitiya yaza kugaruka agasanga abameleki bateye Sikulagi umuhana wabo barawutwika bajyana ibintu byose amateka abagore biwe n'abana n'ibintu byose abantu bose yari afite abasirikari 600. yego Dawudi ngo yaragarutse ngo ashitse ngo asanga umuhana wahiye akose gusa niko gahaye gatuma ngo nta kintu na kimwe cyasigaye aho ngaho. Dawudi ngo ararira aho harasarara ngo ntiyabakibasha kurira. Ariko ngo yongera kwambara ifodi abazina Imana ngwese ngo ntaba ngo kurikire iminyago yanjye. Turayigarura. Imana iramubwira ngo yego nayikurikire. yego Dawudi yageshaga Imana inama. Reka ngaruke ku muhanuzi Eliya noye gutinda aho ngaho cyane. Eliya yagiye i Horebu ariko Imana itabishatse. Imana siyo yamubwiye ngo nagende i Horebu. Twasomye hariya ngo yagenze urugendo ngo mu ishyamba. Ikinyarwanda kiravuga ngo mu ishyamba ariko igiswahili cyo kiravuga ngo yagiye mu butayu. yego Wageze ahantu ngo munsi y'igiti aricara yari yarushe yagenze. Muri izi nyigisho zavuze ngo Imana ngo yamuhaye ngo iruhuko ryiza ngo icyongeye ngo imuha n'ifunguro ryiza rimukwiriye. yego Ngashikara aryama harya munsi y'igiti amaze kuryama ngo marayika araza ubwa mbere ngo aramubyutsa aramubwira ngo nabyuke arye. Warabyuka ngo asanga ho ngo umukate woke igiswahili cyavuga ngo umukate uriyo okwa ngo hejuru y'amakara umukate ngo usize ngo arawurya amaze kurya ngo aho hari agacuma n'ikinyarwanda kivuga ngo agacuma k'amazi ngo aranywa. yego Barahaga amaze kunywa ngo arongera kandi araryama. Marayika ngo amuzaho bwa kabiri niho hariya twasomye ngo arongera kandi aramubyutsa. Ijambo ry'Imana riramubyutsa. Arongera kandi arabyuka ararya kandi aranywa. Aramubwira ngo byuka urye kandi unywe urugendo ni runini. Hahandi havuga ngo urugendo ni rurerure. Byuka urye kandi unywe urugendo ni rurerure. Arabyuka ngo ararya icyongeye ngo aranywa amaze kunywa ngo arahaga. Iyo mpishi ngo ayigendana iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu kuri Sinayi iriya mu butayu baciye ubwo bavaga i Misiri. Ngo ashyitse ngo yicara mu buvumo mu rwara mu mabuye aricara aho ngaho. Niho hariya twasanze ijambo ry'Imana ryamajije ngo se Eliya wese urakora iki hano. yego Imana yamubajije ikibazo ngo ese urakora iki kuko Imana siyo yari yamutumye ngo agende ajye i Horebu. Uriko urakora iki? Ijambo ry'Imana bavandimwe reka ngaruke kuri ririya ry'ibyo kurya. Ijambo ry'Imana n'ibyo kurya. Hari ahantu Yobu hariya kuri 23 no ku murongo w'12 haravuga yabwiraga Elifazi aramubwira ngo sinateshutse mu mategeko Imana yategetse ngo kuko ngo amagambo ava mu kanwa kayo ngo yambereye ubutunzi yego ngo ndutira ibyo kurya binkwiriye. Ijambo ry'Imana ni ubutunzi. Abafite ijambo ry'Imana ni abatunzi. Turatunze nubwo tugaragara turi abakene ariko turatunze kandi dutungishije benshi kuko dufite ijambo ry'Imana. amen. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Umuhanuzi Yeremiya hariya twasomye yavuze ngo amagambo yawe yarabonetse
amagambo y'Imana yarabonetse ngo amaze kuboneka ngo ndayarya Ego. ndayarya ngo ambera ibyishimo n'umunezero ijambo ry'Imana rizatunezeza hariho umwanditsi nako hariho umwigisha wavuze ngo uburyohe bw'ijambo ry'Imana ngo buzaburiza Ego. nta kindi kintu nta byo kurya by'umubiri wari warya ngo bitume urira kubera uburyohe bw'ibyo kurya iby'umuntu wavuye mu butaka ngo urye ibyo kurya byo mu butaka ngo bikuryohere nyuma yabwo ngo urizwe n'uburyohe bwabyo ntaho byaba hariho umuririmbyi yavuze ngo cyane imikango mbe umwami ngo w'ishyanga rinini riti bari komba imbata y'icyaha sinabikunda kandi bavuga ngo nta buki ngo buryoha nkawe hari ijambo tuzogaruka hejuru Ezekiyeli ngo yaraririye ngo rimuryohera nk'ubuhe ibintu byo muri Bibiliya baza babigereranya n'ibintu tuzi ariko birenze ni kenshi iyo duhuye n'imigisha tuzaturira tukarizwa n'ijambo ry'Imana umuntu w'umubiri ashobora gucanganyikirwa n'ibibaye iyo urijijwe n'ijambo ry'Imana umuntu w'umubiri iyo ushobora kurondora umuntu w'umwuka Ego. reka mvuge aka kajambo gatoya hari igihe kimwe yego ni kenshi tudadusenga tukarira tukagira gute hari igihe kimwe mu mwaka umwe sinibuka ndakeka kuko no mwaka wa 80 hari abavugabutumwa baje iwacu muri Vyura Domitira na Nyakimbwashi Ego. baraza tubana mu mikutano muri Vyura ngo buke turagenda tuja mu biraro by'iwacu tubasiga muri Vyura badusangayo aho bahashika bararushe baratubutsa amabavu baragenze n'amaguru hari nk'ibirometero 60 naho bari bavuye bari bagize n'iminsi 2 mu nzira aho barahatinda aho mu biraro by'iwacu none bahagize sinibuka iminsi bamaze ariko ni iminsi none igiye kwegereza nk'iyinga ryose twagiye mu butayu ku manywa abungeri baragiye tugenda abantu nk'abangahe tujana nabo tuja mu kibira kirimo ibitugunguri kirimo ibyatsi by'urwarika ibyo ngibyo ntimubyumva mwebwe batoya turasenga uwo munsi muri icyo kibira twageze ku kibuga nko masambere z'ijoro umunsi habaye amasengesho zanatekereza nkabona niyo masengesho finale ya mbere kuruta yandi yose nasenze umunsi abantu bararize kurarira amarira ndagira ngo ntaza amazi yarashize mu mubiri uwo munsi twarize tumera nka Dawudi wa munsi yariraga ngo akabaho agasarara turarira tubaho neza umuntu akaza n'amaso akawa kabyimba mpaye mvuga hari ababyumva muri mwe mu numva hari n'abatabyumva ijambo ry'Imana riza riryoha riza riryoha uburyohe bwaryo bugatuma umuntu avuga amagambo ataragomba kuvuga ukaza ukamererwa neza ukanezerwa Yeremiya avuga ngo amagambo yawe yarabonetse ngo ndayarya mbese ijambo ry'Imana n'ibyo kurya bavandimwe ijambo ry'Imana n'ibyo kurya bidutunga kandi hariya Yobu yavuze ngo ni ubutunzi ngo buruta ibyo kurya bidukwiriye ijambo ry'Imana ni ubutunzi waririye azakura akaba umuntu muzima
Amen. kuko baragaburiye umuntu w'umwuka ugakura ugakomera. Yego. Reka ngaruke mu bitekerezo byanje. Uyu murongo uyu nguyu turi abantu bakuze, ntitugomba kubaho gusa ngo tumve ijambo ry'Imana gusa, twicare tunezerwe, duhanure, tumererwe neza, turire, tugire gute, twumve ijambo ry'Imana turipakize mu bigega byacu. Mbese imitima yacu ni ibigega bibitse ubutunzi bukomeye muri make. Aho Pawulo yavuze ngo nkiri umwana mutoya ngo natekereza nk'abana, Yego. nakoraga nk'iby'abana, ngo ariko maze kuba umuntu mukuru ngo nkora iby'abantu bakuru. Abamaze gukura baza bakora imirimo. Imirimo. Reka nongere kandi mvuge ngo imirimo. Umwana mutoya baza bamugaburira amata, akanywa amata, yahayakura, yagera imbere bakamuha igikoma, yagera imbere bakamuha agatsima, bakamukoreza mu isosi akarya, yageze imbere bakazamuheza gato gato bamwongeza akaroha kagera harya inyama, akava ku isosi akarya inyama n'umutsima. Burya agenda akura niko azagenda akuza n'ibikorwa. Yego. Iminsi yakura akaja ku masomo, akiga uwa mbere, akiga uwa kabiri, akiga uwa gatatu, akagenda akaroha akarangiza segondere, akaja kuri universite, yarangiza universite akaja mu kazi agakora imirimo. Yego. Ariko murabona namwe igitaramo mpuzamahanga. Reka ngaruka inyuma, ndashimira Ana, umubyeyi Ana, madame Dr Mahe, niwe wakimbwiye ariko ngumiza kugikwepa. Pasiteri nkunda abantu, turabana mu itorero, nawe arakimbwira, ndetse iwe ahita anohereza n'abayobozi babifashamo ndinjira. Ariko natinyaga kukijamo kuko tuba ku mirongo myinshi, kabona n'akazi kenshi nzoba niyinjijemo. Ariko nanone maze kugushikamo numva mu mutima wanje ndaruhutse. Amen. Numva ndaruhutse. Amen. Bavandimwe bene wacu, hari ahantu hamwe Yesu yinjiye i Yerusalemu. Cyumweru cyabanjirije Pasaka, yinjira i Yerusalemu ngo kukamu karenga bahaye kukarasisi aturutse Betaniya, yaravuye Galilaya Betaniya, ahageze nicyo cyagiye yuriraga indogobe ari i Yerusalemu. Abantu b'i Yerusalemu batangira kubaza ngo ese biriya ni ibiki? Abari aho ngaho bose abandi baravuga ngo ni umuhanuzi Yesu w'i Nazareti i Galilaya. Yesu amaze gushika yirukana abandi bose bagurishirizaga mu rusengero, ariko ngo abigishwa be ngo bibuka ubuhanuzi bwo muri Zaburi ya kera bivuga ngo katika ngo wivuwa nyumba ya baba yake utamula, ishaka ry'inzu ya se ngo riramurya. Bavandimwe bene wacu, ubwoko bwacu, yewe ngize iminsi miremire kuva ngeze hano muri Amerika, numva mfite ishaka ryo kuvuga ngo dukore imirimo. Ntitubamo kumva gusa amagambo, ariko twige gukora, dukore. Imana izidusaba gukiranuka mu tuntu. Igihe twatura yuko turi abakene tudafite icyo dukora, ntacyo dukoresha, turi abakene, turi abatindi nyakuri, habe n'ifaranga z'i Rwanda nizo nkeya. Tekereza igiceri cya 20 Imana ibigikeneye, ikindi cya 20 kaba 40. Ibyiza
twifuza gukora nka kurya twigishaga abana bacu gutanga ikigori n'umwumbati muri Sunday school imuhira. Imana Bibiliya iravuga ngo yahaye ububibyi imbuto zo kubiba. Imana yaduhaye imbuto zo kubiba. Ziriya mbuto ntidukwiriye kuzirya kandi iyo tuziriye tuzadukena. Imana yadukuye iri iwacu, yego iwacu tuhafite ishyaka ryinshi, kandi turizera yuko tuzosubirayo kandi tukazakora imirimo ikomeye iruta ya yindi uko twari tumeze. Ariko tugakomeza gusa tukatura ubukene, turabakene. Ikigega cyacu impuzamahanga, Amerika iri muri iki gitaramo, Canada muri iki gitaramo, Uburaya bwose, Afurika, ibihugu byacu turimo byose bya Afurika, muri Kenya, Ubugande, u Rwanda, Uburundi, Kongo, iyo twavuye, za Australia n'ahandi. Ariko bene wacu tukaza twukunda gusa ngo tuganire gusa ijambo ry'Imana tunezerwe. Ijambo ry'Imana n'ibyo kurya bidutunga, tukanezezwa nuko aya magambo nabwiye. Icyo nshaka kuvuga ni iki: iyo umuntu yamaze kurya agakura agomba gukora imirimo, kandi igihe udakoze imirimo uba usa n'umuntu. Umubyeyi ni nka kurya byara umwana ntakure kandi ntanapfe, akazabanza yapfushije ahagaritse. Ubutumwa bwiza bwatwakiriye mu gihugu cyacu cy'Umurenge, twigishijwe kubwiriza ubutumwa, twigisha gusenga no kuririmba, ariko ntitwigishwa gukorera Imana. Amaze haza inyigisho z'inzanduka zo kudakora, abantu bose bakavangwa ngo nguizo. Ngizo inyigisho nshya, ngizo inyigisho zigezweho tugomba gukora. Ni lazima nimtumikie Mwokozi Bwana wangu, nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Ese ndimba tubwiriza gusa ubutumwa bukabuza bugasirikire muri twebwe, ni nka kurya ubutumwa bwari Yerusalemu gusa bukaguma ahandi, ariko Imana iteza akaga mu itorero ry'intumwa. Haba gutatana, bamwe baje Samariya, abandi baje Damasiko, abandi baje bakwira ahantu hose, abandi baje za Antiyokiya n'ahandi. Ariko ubutumwa buragenda iyo bwagiye abantu bakwiye. Ubutumwa bugenda bumeze nka kurya k'umuriro ushizwe mu byatsi byumye muki ufata imisozi yose. Ariko uno munsi wa none twebwe, ese ko turabwiriza bene ubwo butumwa ngo butugereho? Ariko Imana yaduhaye impano zo gukora imirimo, yaduhaye ijambo ry'Imana, twararyakiriye turakora. Ubu ngubu icyo tugomba gukora ni tugomba gukora ubutumwa bw'imirimo, ubutumwa bw'amagambo. Bavandimwe, mu gihe tugezemo bwarashize kandi ntabwo aya magambo yose mbaye mbwiriza yose niko tuyazi. Ariko ubutumwa tugomba kubwiriza ni ubutumwa bw'imirimo, ubutumwa bufatika butari ubutumwa bw'amagambo. Aho Yakobo yavuze ngo tusiwe wasikiaji wa neno tu bali watendaji. Titube abo kumva gusa amagambo, ariko tube abo gukora ibikorwa. Muzi imfubyi dufite zuzuye mu makambi, muri Kenya, mu Bugande, mu gihugu abasigaye mu gihugu bagize ibyago. Tuze tubyina gusa ibisirimba. Amaze hasigaye tuvuye ngo nuko ko turakorera Imana. Reka mbaheze urugero rw'abagore ba hano muri Amerika. Timuntera amabuye abamama bo muri Amerika bari hano. Gatandatu nari Arizona, twari Arizona, bari badutumiye muri icyo giterane tukivuga mu butumwa. Niba ntibeshe, ariko muri fundraising zakozwe muri icyo giterane cyatangiye kuwa gatanu tukirangiza ku cyumweru, hatanzwe
mu mukutano w'abamama gusa b'abanyamurenge hano muri Amerika batanga amadolari agera ku 40,000. Ariko se ikigega cyacu aho ngaho twakora fundraising twatanga utudolari 1,000 cyangwa 2 ngo twakoze igitangaza tukaja muri break. Yo icyo kigega mpuzamahanga twakagombye kugira habe n'ibihumbi 100 muri icyo kigega, pana kuvuga ngo ibihumbi. Yego. Biteye isoni iyo tuvuga ubutumwa tugahagarara mu materaniro tukavuga ijambo ry'Imana, abantu bakaryumva bakanezerwa. Ingaruka zari amagambo n'ibikorwa tugomba gukora, tugakora imirimo. Ese iyo mirimo vuga ihuye n'isije nasomye hejuru y'ijambo ry'Imana. Hari aho Pawulo yandikiye abakorisayi bavuga ngo amagambo ya Kristo abe menshi. Tuyarye tuyahage, adukuze, atugeze ku rugero rukwiriye, atugeze ku gakiza. Noneho nitumara gukura amaze dukore ntiduhagarara. Uwakuze wese azakora imirimo, azayubaka urugo, akabyara umuryango, akawukorera. Uwo ni umuntu wakuze mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka bavandimwe. Duhindure, dushanje, tuve mu magambo tuje mu mirimo. Ijambo ry'Imana. Amen. Yesu ubwo yajyanwaga mu butayu n'umwuka gusenga, avuye kubatizwa muri Yorodani, ngo ajyanwa n'umwuka kugera ageragezwa n'umwanzi. Yamaze ngo iminsi 40 n'amajoro 40 atarya kandi atanywa, ngo yari yiherereye aha yasenga. Iyo minsi ngishire umwanzi aramwegera, amugerageza mu buryo butatu: tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima. Ariko ngibyo byose Yesu amuneshesha ijambo. Yari kumubwira ngo biranditse ngo umwana w'umuntu ntazabeshwaho n'umutsima gusa, ariko ngo azobeshwaho n'amagambo yose. Amen. Iryo jambo ryose, amagambo yose uyashyireho akarongo. Umwana w'umuntu azobeshwaho n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Yego. Iri jambo niriva mu kanwa k'Imana. Wamaze kurirya azarihaga, nta buryo twotungwaho n'ibyo kurya by'umubiri, kuko ibyo kurya by'umubiri bifite akamaro ku mubiri, ariko ibyo kurya by'umwuka bifite akamaro ku muntu w'umwuka wavuye mu ijuru. Ibyo kurya by'ibingibi turya. Yesu ngo umwanzi asa kandi aramugerageza, ngo amujyana ku munara w'urusengero, aramubwira ngo nasimbuke, ngo kuko byanditswe. Ariko avuga hejuru y'amagambo Musa yahanuye. Kunda Mose. Nubwo Mose atanditswe mu bitabo by'abahanuzi, Mose yahanuye amagambo akomeye. Mose murabizi cyagiye yigaga imyaka 40 yamaze ari kwa Farawo, akiga ubwenge bwose bw'Imisiri, yari umuntu w'umukire w'umunyacubahiro, umwana w'umwami. Bwacagahunga icyo gihe ngo yibwiraga ko ari cyo, yibwiraga ko akomeye. Yego. Arahunga aje Midiyani. Bashike Midiyani amarayo imyaka 40 mu butayu. Umuntu wize, umunyabwenge, umunyacubahiro, umukire. Imana yamubwira ngo subirayo Imisiri uje kwiyereka Farawo, umubwire ngo arekure Isirayeli. Namwe Imana ariko mubwira ngo nasubire mu gihugu yahunze umwami naje kumwiyereka. Niyo harya Mose yari kwabaza Imana ngo ese ngo zobwira Farawo gute? Nahunze igihugu nzamuseruka he mwami?
ubundi abisirayeli bazanemerera yuko mbakura imisiri. Imana iramubwira ngo genda ubwire Farawo ngo ubwoko bw'Isirayeli ngo n'umwana wanje w'imfura ngo imurekure kuri Isirayeli bose. Yesu abwira Satani ngo biranditse ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Yesu yise umwami isafari zibiri mu buzima bwiwe mu myaka yabaye hano. Wa munsi yabwiraga Satani ngo biranditse ngo ntukagerageze Uwiteka usimujaribu Bwana Mungu wako. Amena. Yesu yita umwami uwo munsi. N'umunsi yageraga i Betaniya bugufi bw'umuhana w'i Betifage aravuga ati mugende hariya mu kirorero murasanga indogobe iziritse niyayo muyiziture. Ngo nihagira umuntu ubabaza mumubwire ngo Bwana anahaja nayo. Data barayishaka. Yiyita umwami mu buzima bwiwe isafari zibiri. Yesu yanesheje umwanzi amuneshesha ijambo. Noneho ngo umwanzi ngo amujana ngo mwirango ry'umusozi. Kinyarwanda kaba mu mpinga y'umusozi. Niba ari umusozi uresha na Gitavi, niba uresha niye misozi yo kunono zibuvira sinzizi. Ngomwe Satani n'umunyakinyama ngomwereka ngo fahari zote amwereka miliki z'isi zose avuga ngo nundamya numfukamira ukandamya ibi byose ndabiguhereza n'ibyanje. Satani yaremye Satani tiyaremisi tiyaremye ibirimo ibirimo byose Satani irabyiyitirira. Ariko Yesu ngaze kumubwira ngo biranditse ngo ntukagire ikindi kigirwamana usenga keretse Imana yonyine gusa. Ntukagire iyindi mana ushobora gusenga. Yesu anesha umwanzi amuneshesha ijambo ry'Imana. Bavandimwe ngiye gusoza kuri iri jambo. Tukabe nk'abana batoya amagambo y'Imana abe muri twebwe akitse tudashobora gutereganwa n'imiyaga n'inyigisho z'abana batoya ngo zidukure ko kwizera. Ariko umunsi umwe ariko mbwira umuntu ngo namubwira ariko abavuga ngo tugatanga igice cy'icumi. Niho kuvuga ngo twamaze kubaka etaje tugeze ku 100 hejuru ngo dusenye tuje kuri fondation kubwo kwisenya yonyine ngo tuje kuri fondation dutangire twubakiye kudatanga igice cy'icumi. Bizatugora cyane kuvuga ko ngo dusenye iriya nyubako twituruke hejuru. Twamaze kuri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu mitima yacu. Reka kuri iriya jambo ariko nzorigaruka hejuru. Imana ibwira Ezekiyeli ngo icyo ubona ukibye. Ngo agiye kubona abona umuzingo amuhanga umuzingo w'igitabo amugaburira umuzingo w'igitabo. Aramubwira ngo niyasame arye ngo ahaze inda ye kandi ahaze n'amara ye. Ngo arasama arya wa muzingo yuzuza inda ye ngo ahaze n'amara. Ezekiyeli avuga ngo uwo muzingo ngo amaze kurya ngo umuryohera ngo hoboke. Imana ibaha umugisha mwinshi bavandimwe tubaho kumva ijambo ry'Imana kandi turishyire mu bikorwa. Mureke mbabwire irindi jambo ry'ibanga. Mu buntu dukeya twawe dukeya uze wiga gukorera mu Imana kuko wamaze gukura. Tukarye ngo wime Imana, tugahemuke nguhemukire Imana. Muzi Yesu muzi wa mukire ukuntu yashimiye babagaragu yasigiye itaranto. Waturuje 5 yunguka izindi 5, waturuje 2 yunguka izindi 2. Bombi yabashimiye kimwe aravuga ngo nuko mugaragu mwiza kandi ukiranuka. Wakiranutse mu bintu bike nzakwegurira byinshi ngo ngwino winjire mu munezero washoboje. Bema mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu kwa machache nitakuweka kwa mengi. Imana ikeneye yuko dukiranuka mu tuntu dukeya
dukeya. Muzi wa mupfakazi wari ufite isentizi, Imana Yesu yamutanzeho urugero avuga ngo ndabwira kuko ngo yaharuriwe cyane kuruta abatunzi batanze ibihumbi basigaranye ibindi. Twige gukorera Imana ko turagenda, turi mu rugendo. Urugendo rwacu ni rurerure, turye kandi dukore. Turye kandi dukore kuko urugendo rwacu ni rurerure. Yego. Ni nakaza mwendo. Dukomeje urugendo. Umuririmbyi yavuze ngo mumbabarire. Indirimbo jewe ndigishagasha sinza mfata indirimbo zanitekereza ikabira tambutse. Iyi si turi mu rugendo, tumo safarini na bahari imechafuka. Niko umuririmbyi yavuze ngo turi mu rugendo n'inyanja ngo irihindurije. Iyi si igeranijwe n'inyanja. Dukore Imana mu minsi yacu tukiriho, tuyibyaze umusaruro utuntu dukeya. Yesu we. Muzi yuko Imana yadushize imbere umurima, kandi duheza n'imbuto zo kuwubibamo. Iriya mirima iriya, hari ahantu Yesu yavuze ngo ibisarurwa ni byinshi, Yego. ngo ariko abasaruzi ni bake. Ariko ngo ni mwinginge nyiri ibisarurwa yohereze abakozi mu murima gusarura. Mwinginge nyiri ibisarurwa, mwinginge Imana yohereza abakozi mu mirima gusarura. Tubibe, Imana yaduhaye imbuto zo kubiba. Uwabibye azasarura, ariko wari imbuto azakena. Amen. Reka nsoze shima Imana mu magambo makeya. Izina ryawe Mana ryubahwe, ubwami bwawe buze mu isi. Ibyo ushaka mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uri Imana y'agakiza kacu, turi ubwoko bwawe, ni wowe waturemye kandi uturemeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Ayo Uwiteka Mana yacu, ndasabira ubwoko bwacu umugisha. Natwe umugisha ku banumva bose, ubahe gukunda kugukorera, bumva ijambo ryawe barirye, ribabere nk'ibyo kurya ribakuze, ribageze ku gakiza, nyuma yabwo babone kugukorera. Yo Mana yanjye, Mana y'agakiza kacu, ndagushima Mana yera. Ubu bwoko bwacu gukunda kugukorera, ntitube abo gukunda guhabwa gusa, kuko ijambo ryawe rivuga ngo Uwiteka Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, ngo kuko ubutunzi bwawe bungana burenze akagero. Mwami wanjye, ubwoko bwawe ubahe gukunda kugukorera, batizirikana ubwabo, bakuzirikane, bazirikane n'abo waremye badukikije. Ndagushimiye Mana y'agakiza kacu. Uri Imana ya sogokuruza Aburahamu, uri Imana ya Isaka, uri Imana ya Yakobo, uri Imana ya Mose, uri Imana ya Yoshua, uri Imana ya Kalebu, uri Imana ya Dawidi, Imana ya Yesu, Imana ya Yesu.